uri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30, ubu buryo se cyangwa se ibi bintu ngiye kukubwira nibyo bishobora kuba byakangiza ubuzima bwawe burundu bugahita burangira, ukazarinda ukuru, ukazarinda urenza 35 ukibyicuza. Uyu munsi ntabwo turi butinde, noneho tugiye guhita tubirebera hamwe ako kanya. Tugiye guhita duhera ku kintu cya mbere gishobora kuba cyakwangiriza ubuzima niba uri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30. Kora subscribe aho hasi ubundi nze tubirebere hamwe. Kenshi ibi bintu ngiye kukubwira ubusanga ahanini iyo abantu bageze muri ya myaka y'ubukure y'ubusaza bwabo babyicuza ku rwego rwo hejuru, ahanini ugasanga agiye no gupfa ari kubyicuza, akavuga ati iyo nza kuba narakoze ibi, iyo nza kuba naririnze ibi, iyo nza kuba narebigenje gutya. Ibi byose ntabwo byagakwiye kuba biri kumbaho, ugasanga ari kwicuza bitewe nuko atamenya ubwenge bwo kubirinda mu myaka y'imito. Ariko wowe wenda ubwo ugiye kubyumva kano kanya ushobora kubirinda ukabyitwararika ntuzicuze. Ibi bintu ngiye kukubwira utangira kubikora ukabishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi, bizagufasha kutabyicuza ugeze mu busaza bwawe cyangwa se ugiye gupfa. Ikintu cya mbere ni ugukunda igitsina cyangwa se ubusambanyi mu yandi magambo. Ibi bintu byumve neza. Ahangaha niba uri umuntu wikundira hasi rwose, kurambika ibintu byo gutura hasi, ibintu by'ubusambanyi, ahangaha bagusengere kuko uri mu marembera. Kuko ibi bintu byo gukunda imibonano mpuzabitsina iyo bigukontoreye ku myaka yawe hagati ya 20 na 30, ni imyaka mibi cyane ndetse inateye n'ubwoba. Uzi impamvu? Ahangaha kuri iyi myaka ni imyaka twavuga ko uba utangiye kuba independent cyangwa se uba utangiye kwimenya, mbega ibintu byawe byose ukabyimenyera, nta muntu ugufasha, nta muntu ukwitaho. Kandi kuri iyi myaka ahangaha niho urufaranga rwose rwawe ruba rugomba kuba rwabara. Urufaranga rwose winjije ubonye ruba rugomba kuba rwabara ndetse rukakubakira umusingi. Ewe nuko ahangaha uba waratangiye kwigenga, nta muntu uba ukikugenga cyangwa se ngo abe yagufasha mu bikorwa byawe ibyo ari byo byose. Wenda mu myaka 20, 22 n'itatu ahangaha wenda baba bakigufashamo gake, ariko hanini akenshi iyo bihereye guhera ku myaka 20 kugera ku myaka 30 ahangaha uba wigenga, ku buryo umukobwa aba ashobora kuba yakubwira uti nutankorera ibi n'ibi, nutangurira iki n'iki, sindi buze kugusura, nutamereza ibi n'ibi, nutamitike, nutabigenza gutya, sindi buze kugusura. Mbega wowe ugakora ibishoboka ku buryo umukobwa aba ashobora kuba yanagutuka, akanakubwira nabi, akanakwiyenzaho, akagira ate, wowe ukabyihanganira, ukanamuhereza ibyo ashaka byose mu buryo kibwo kugira ngo ubone nawe icyo ushaka, ngo ukabikora kugira ngo utigaragaza nabi, kugira ngo atakwima ibyo ngibyo yari kuguha, ukabikora kugira ngo utigaragaza nabi, kandi mu by'ukuri uri gusuzugurwa, uri gufatwa nabi, uri umuntu w'umugabo. Kandi mu by'ukuri ibyo byose umuhereza ni ibintu bituruka mu mafaranga. Kandi nakubwiye ati muri iyi myaka hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30, umuntu w'umugabo ahangaha niho aba ari kubaka fondasiyo ye y'ubuzima, ndetse buri faranga ryose yinjije iba rigomba kuba ryabara ari kubaka fondasiyo. Ariko kubera ko wabaswe n'ibintu bitiyubashye by'ubusambanyi, ahangaha amafaranga yawe uyatagaguza uko wiboneye. Iyo utirinze gukunda ubusambanyi n'igitsina muri iyi myaka, ubukungu bwawe, imitungo yawe, amafaranga yawe n'icyubahiro cyawe birahatikirira, kandi mu by'ukuri n'ubushyuhe buba bwinshi, ndavuga irari ry'umubiri. Aha rero iyo irari ry'umubiri ribashije kuba ryaganza amarangamutima yawe, ahangaho uba wasigaye ndetse uhura n'ibibazo bikomeye, aribyo ngiye kukubwira. Kwirukanka inyuma y'imibonano mpuzabitsina bigenda bikakwicira focus, discipline yawe n'ukuntu wari wiyubashye biragenda bikarindimuka, bikamanuka ubireba. Kwa kundi umuntu agera focus ku kintu akavuga ati iki kintu ngomba kugikora, nkagikora mbega kikaba successful, nkagishyiramo imbaraga, ukitayeho uri na focus kuri icyo gihe focus yawe iragenda ikarindimuka, mu by'ukuri wowe utabizi, ukagira ngo uri mu murongo muzima uri kwikontorora, kandi mu by'ukuri wararangiye utabizi. Bavuga ko ubundi ngo amarangamutima yawe no kuba focus ntabwo biba bikiri hamwe, ntabwo biba bikiri ku murongo umwe, biba byarabaye nk'aho bitatanye. Ujya ureba wenda nk'umufuka washaje cyane cyangwa se umwenda washaje cyane, nk'iyo ufashe mufatanye n'undi umuntu akajya hari agasa nk'aho akurura, nawe ugakurura, ubona ukuntu uhita ucikamo kabiri. Aho ngaho niko nawe umutima wawe cyangwa se amarangamutima yawe no kwita ku bintu biba byaragiye bikamera. Uburyo umukobwa wese uwo ari we wese uguhamagaye cyangwa se kwemereye ukabona avantage yo kuba mwaryamana, ahangaha asa nk'aho agukuruye n'ubundi ugacikamo kabiri nk'uwo mwenda cyangwa se nk'uwo mufuka. Kuko ibi by'ubusambanyi nibyo biba byaragiye bikuzura mu mutwe wawe, ku buryo nta kintu kizima uba ukitekerereza. Umugabo
cyangwa se umusore wabaswe n'igitsina cyangwa se wabaswe n'ubusambanyi, biba byoroshye ko umuntu wese uri buze kuba yamuhereza cyangwa se yamwofaringa icyo kintu yabaswe nacyo, biba byoroshye ko uwo mugabo yakora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo icyo kintu yabaswe nacyo akibone. Biba byaragiye bikamera nk'urumogi, nk'umunywi w'urumogi cyangwa se umunywi w'itabi. N'abanywi b'itabi nabo igihaha cyabo kiba cyaragiye kikangirika, kikaba kibi cyane, ariko bagakomeza bakarinywa, kikaba nka wa mupira cyangwa nka wa mufuka twavugaga. Naho igihaha cyabo kiragenda kikaba kibi cyane, kandi bagakomeza bakanywa itabi. Rero nawe iyo wabaswe n'ubusambanyi bikuzuye mu mutwe, uragenda ku buryo ki umuntu wese uguhaye icyo kintu wabaswe nacyo, aho ngaho ukora icyo ari cyo cyose kugira ngo kibone. Aha rero biba byoroshye ko umuntu wabaswe n'igitsina, umuntu aba yamudistractinga cyangwa se yamutesha umurongo, ndetse biba binoroshye ko amarangamutima yawe cyangwa se ukuntu wikontorora muri wowe, umuntu uwo ari we wese aba yaza akabikiniraho. Uzitegereza umugabo uzi gukontorora amarangamutima yiwe, uzarebe ko hari umugabo ujya umwisukira cyangwa se umugore ujya umumenyera. Ariko kwikontorora no kwihagararaho no kwirinda ni ibintu bigora abagabo benshi, kwikontorora no gukontorora igitsina cyabo. Ubundi imbaraga za nyazo ku mugabo zihera mu kintu bita kumenya igihe ukenereye ibyo bintu, igihe utabikenereye, ukamenya neza ko kwaksesinga ibyo bintu hari igihe cya nyacyo cyabyo, ndetse ukanakigena, ukamenya uburyo cyo ubikontorora nubatwe nabyo. Ko ibi bintu ni ibintu bishobora kuba byagukontorora bikakwicira ubuzima, ndetse ukanabyicuza mu myaka yo hejuru, mu myaka y'ubukure n'ubusaza bwawe, utabyitayeho ngo ubyirinde. Iyo utitonze cyangwa ngo ushishoze ku myaka yawe 20 n'imyaka 30, ibi bintu biragukontorora rwose nta kabuza, kandi nta hantu wabicikira, uririmba urwo ubonye. Ikintu cya kabiri gishobora kuba cyatuma wangiza ubugimbi bwawe cyangwa se focus yawe n'intego zawe hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30, ni ugutera inda umukobwa mutigeze mukundana cyangwa se gutera inda utabipanze. Mbega kwa kundi ugenda rimwe ugahita utera inda. Hari n'umuntu usanga uba warifashe yaririnze mu myaka ye mito, yaririnze kwishora mu mibonano mpuzabitsina, kirinda ntagire ikintu akora mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ariko yagera hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30 ugasanga kwihangana biramunaniye, umubiri ukamunanira, ugasanga bikoze rimwe ahise atera inda. Ahangaha intego zawe, ahazaza hawe, mbega inzozi zawe ubu birimbuye, ubu bikandagiye. Ibi bintu ntabwo ari romance, ahubwo usanga ubu ni muri yangiza mu marangamutima, kubera ko hagati muri iyi myaka, hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30, ubu usanga nta n'ikintu umuntu afite uraho, nta n'amafaranga ufite, ahubwo ugasanga ugiye kuzana abantu bari buze kuba bakwizirika. Umuntu cyangwa se umwana uba ugiye kuba wabyara, niyitaye ko ngo nta mafaranga ufite, niyitaye ko uri umuntu mukuru cyangwa uri umwana, oya, renti cyangwa se aho agomba kuba yaba n'ibyo aba agomba kuba yarya, ni wowe ugomba kuba wabyishyura. Mbega ibiryo, imyambaro, mbega buri cya kintu cyose umwana akenera, ibyo bintu ni wowe ugomba kuba wabyishyura. Kandi mu by'ukuri ibyo bintu bisaba n'amafaranga menshi, bisaba amafaranga, kandi muri iyi myaka nta n'ikintu umuntu aba afite, usanga ukishakisha. Umwana ugiye kuvuka cyangwa se umwana wavutse ntabwo aba yitaye ngo wamubyaye ku mpanuka cyangwa wamubyaye warabipanze, ibyo bintu ntabwo aba byitayeho. We icyo akora ni ukuvuka, ubundi izindi nshingano zisigaye ukazimenya. Birizi zose z'iby'umwana na nyina bari bukonsome, ni wowe ugomba kuba wabyishyura, wabyanga wabyemera. Abagabo benshi bakunze kutaba ba papa beza b'abana babo, kandi atari uko badashaka kuba ba papa beza pe, oya, ahubwo ugasanga bo babaye ba papa babi b'abana babo bitewe n'uko babyariye igihe kibi cyangwa se babyariye igihe badakwiye kuba babyarira. Ahangaha niho usanga aho kugira ngo iterambere ryawe rize kubona aho riza kuba ryakurira, ahubwo ugasanga uguye mu mutego wo kwishyura birizi zitazigera zirangira. Ahangaha ikintu kikubaho cya mbere, utangira kubura kwishyura, ukizana, ukabura freedom, mobility yawe n'ubwisanzure biragenda bikagabanyuka, ku buryo uba utagifite uburenganzira 100% bwo kuba wafata icyemezo ngo uva ahantu hamwe ujya ahandi, ujye kwisanzura, ujye kubyina, ujye kwishimisha nk'abandi. Ibyo bintu byose uragenda ukabyamburwa, ukabibura, kuko icyo gihe uba wabaye papa, nubwo utabana n'umugore, ariko
ariko uba ufite umwana, icyo gihe uba witwa papa. Mobility yawe yo kuba wava ahantu ahangaha ngo ujya ahandi ngo utembere wenda wenjoyinga ugira ute, ibyo bintu biragenda bikagabanyuka, kuko mu by'ukuri ubufe mu mutwe wawe haba haragiyemo ikintu cyo kuba hari inshingano ugomba kuba wafata, ndetse hari ibintu ugomba kuba wakuzuza ndetse ukitaho nk'umuntu w'umugabo. Noneho hano uza gusanga ko risk taking cyangwa se gufata risk, gufata kumaramaza, ugafata risk ukavuga ati reka nkore iyi business nihombe ayo nshoramo ayo nshoremo aya ngaya nashaka shye cyangwa nashye, biragenda bikagabanyuka, kuko uvuga ngo ninshora umwana wanjye se ninshora wenda nkashya aya mafaranga nari kuyaguriramo ibi ngibi umwana wanjye, biragenda biti. Uko umuntu afata risk ngo akore business azamuke, biragenda bigashira, ubwoba bukiyongera, gufata risk bikagabanyuka. Mu mutwe wawe haba harimo ubwoba bwo kuvuga ngo umukobwa wanjye cyangwa se umuhungu wanjye nimfata risk ararya iki, cyangwa se wenda ashobora no kugira ibindi bibazo nkabura icyo mufashamo mu gihe ya risk nafashe ibyo nari nakoze byahombye. Ibi bituma rero ugenda gake, bigatuma wigengesera cyane kuruta ikindi gihe cyose wabayeho. Rero niba uri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30, ugomba kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma uzana umuntu ku isi, uzana umwana ku isi, kuko mu by'ukuri iki cyemezo uba ufashe ni icyemezo kiri buze kuba cyagukostinga ku buryo utatekereza. Kereka wenda uba bifite ubushobozi cyangwa se hari izindi mbaraga wishingikirije, gusa mu gihe uzi ko nta kintu ufite cyangwa se ushaka kwiteza imbere mu bundi buryo, ugomba kwirinda ukagenda gake muri ibi bintu, kuko ugomba kwirinda gukontorora umubiri wawe uko wakurya kose, uko wakumva ubishaka kose, uko umubiri kose wakuvuna, ugomba kuwihanganira, ukamenya igihe cya nyacyo ugomba kuba wazanira umuntu ku isi n'igihe ugomba kuba utamuzanira. Kuko niba utabasha kuba wakontorora umubiri wawe ngo umenye igihe ukorera ibintu, nta n'igihe uba uzabasha kuba wakontorora ubukungu bwawe. Ko umubiri wawe ni umubiri wawe, ni wowe uba ufite, ni wowe ugomba kuba wawutegeka icyo ugomba gukora, ni wowe ugomba kuba wawukontorora. Mbega muri make umubiri wawe uba ugomba gukora icyo ubutegetse. Ikintu cya gatatu gishobora kuba cyarangiza cyangwa se kikangiza imyaka yawe hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30 ni ukuba umuntu munini. Kwa kundi ugenda ugasanga warabyibushye, warariye, ufite umubyibuho ukabije, kuzamuka esikariye ntukibishobora, wazanye inda, ufite amatama, uri umuntu w'umugabo. Iki kintu cyumve neza, buriya akenshi cyane abantu babyibuha uba usanga ari uko batahaye agaciro umubiri wabo, mbega banegereje umubiri wabo, ntago bawitaho uko bikwiriye. Hano noneho uba usanga hari igihe umuntu atangira kwiha excuse cyangwa se agatanga excuse z'impamvu yabyibushye, kandi buriya ari no gutanga excuse z'amafuti. Ubyumve neza, ntukajye wiha excuse zitagaragara ngo wihe excuse uvuga ngo kuba narabyibushye ngo ni impamvu iyi n'iyi, ngo nuko ngo mu muryango wacu tubyibuha. Oya, ahubwo buriya nuko utarahaye agaciro cyangwa se ngo ugire discipline ku mubiri wawe. Niba ushaka kuba umugabo uzatera imbere, ndakubwiza ukuri ko irinde kuba umuntu ufite umubyibuho ukabije, wirinde kuba umuntu ubyibushye cyane birenze ibikenewe, kuko nta mugabo n'umwe uzigera wubaha umuntu cyangwa se ngo wubahwe ufite umubyibuho ukabije, kuko buriya kubyibuha buriya ni ukutubaha umubiri wawe, kandi buriya nta muntu wakubaha nawe utarubashye umubiri wawe. Rero buriya umubiri wawe ntabwo ari ubuzima gusa, kuko buriya umubiri wawe ugaragaza ukerekana discipline yawe ndetse n'uburyo utekereza. Hari n'amagambo abantu bajya bavuga basererezanya, ukumva umuntu aravuze ngo uriya muntu abyibushye nk'udatekereza. Ibyo ngibyo koko ni ukuri, ntabwo baba babeshye. Kubyibuha ni ukutagira discipline ku mubiri wawe no kutagira ubwenge bwo kwita ku mubiri wawe, ngo umenye icyo ushyira mu mubiri wawe n'icyo utawushyiramo. Tekereza wenda ufite imyaka 21, 22, 23 n'itanu kuzamura, ariko ugasanga ufite umubyibuho ukabije, mbega urabyibushye nta nubwo uri kuva aho uri, kuzamuka esikariye usigaye uzamuka esikariye ebyiri ugasanga uri kwahagira. Ikibabaje noneho hano uba usanga atari nako wahoze umeze. Buriya hari n'umuntu ubyibuha wenda ari uko ari uburwayi, cyangwa se ari uko yariye, wenda ari ibindi bintu byamubayeho, wenda ari imiti yanyweye bitewe n'uburwayi yagize ikamubyibushya. Uwo wenda we twamwumva, ariko wowe uragiye usanga byaje kubera ari udufaranga duke wabonye, cyangwa wenda kwa kundi umuntu aba asoje muri segonderi
segonderi buriya baba barya nabi, barya ibiryo bikeya bidafite n'intungamubiri wenda bitarimo n'amavuta, ariko wagera iwanyu aho hari ibiryo bihagije ukarya nk'uwicariye umwobo, ukarya nk'udatekereza, ugasanga ibiryo uri kubirya nk'aho ari ibya nyuma, nk'aho uri gukuramo esheke y'ikirarane wakuye ku ishuri. Ibyo rero bikagenda bigatuma bikagutera umubyibuho ukabije birengeje urugero, kandi mu by'ukuri uba uri muriyangiza wowe utabizi. Cyangwa ugasanga wenda kubyibuha byaje kubera akazi, byaje kubera wenda utundi dufaranga duke uri kubona, ari akazi ufite gatuma wicara ahantu ukicara wenda urya utamuvinga, utava aho uri, ugahaguruka ufata bisi cyangwa se ufata imodoka utaha ukagaruka n'ubundi kuri ka kazi, ari ubwo buzima wiberamo, ubuzima butarimo siporo, butarimo ikintu na kimwe, ari ubuzima bwo kwirira gusa no kwicara. Utwo dufaranga duke uri kwinjiza cyangwa se ayo mafaranga uri kwinjiza utamuvinga, uri ahantu hamwe utanakora siporo, ugasanga bitumye ubyibuha. Tekereza kugira umubyibuho ukabije uri umuntu w'umugabo, ugasanga umubiri wawe ukurushije ubwenge, warakunaniye, ntushobora kuwitaho. Iyo uri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30, umubiri wawe ufite adaptation ikomeye cyane, ihambaye cyane, ku buryo ikintu cyose umenyereje umubiri wawe uhita ucyakira vuba byihuse. Niba umubiri wawe umenyereje kurya cyane, urya ibintu byinshi, umubiri wawe nawo uragenda ukabyemera, ukakira ibyo biryo, ukajya wakira kurya cyane, waba utanabifite ukumva nta mahoro ufite. Iyo ubikoze umubiri wawe urabyadapta cyane, ndetse ibyo ngibyo ushobora no kubisimbuza kuba wakora siporo, ukanywa amazi, ukagira ute. Ibyo nabyo umubiri wawe uragenda ukabyadapta vuba cyane, kuko muri iyi myaka umubiri ufite adaptation ikomeye cyane. Umubiri wawe ntabwo uba ugomba kukurusha ubwenge, uba ugomba kuwiga neza umubiri wawe, ukawiga ukamenya icyo ugomba kuwuha n'icyo utagomba kuwuha. Iyo umenyereje gukora ibintu bituma ubaho neza, nk'ibyo byose navuze byo gukora siporo n'ibiki no kunywa amazi, icyo gihe umubiri wawe uhita ubyakira vuba byihuse, kandi ibyo ngibyo bituma ugira ubuzima bwiza. Ikintu cyose umenyereje umubiri wawe muri iyi myaka urakimenyera ndetse ukakigenderaho. Niba umenyereje ibyo bivuta n'iki byose, ibyo byose bituma ugira umubyibuho ukabije, urabyakira. Niba umenyereje kunywa amazi no gukora siporo no gufata imbuto n'imboga nyine bituma umera neza, ibyo nabyo umubiri urabyakira. Rero ni twebwe tugomba kumenya umubiri wacu uburyo ki ukoramo, ndetse n'ibyo tugomba kuwuha tukawitaho. Umubiri wawe ushobora kuba warikavaringa ukaba umubiri umeze neza mu gihe wawukoresheje neza, ukawukoresha ibyo ugomba kuba wawukoresha, kuko hano testosterone zawe ziba ziri gukora cyane kandi zikomeye cyane. Rero wowe niba wumva ko ugomba kuba ukajya kuri shepu yo kuba umuntu munini, ukazana inda, ukazana ibinyenyanza, ukazana amabuno, uri umuntu w'umugabo, uratekereza ku myaka yawe 40 cyangwa se 35 uzaba umeze. Ahangaha uzaba wararangiye, kuko ndakubwiza ukuri ko ku myaka yawe iri hejuru uzaba utagifite imbaraga zo kuba wahindura umubiri wawe. Kuba munini buriya ntago byita ku migaragarire wenda ngo uvuge ngo nikomeze, ngo abana b'iwacu bose ngo ni banini. Oya, buriya ubunebwe wifitemo, kuko izo excuse zose uri gutanga ni ukwemera neza ko ugomba kuba waba umunyantege nke, ndetse ukaba waba umuntu uciriritse. Ndakubwiza ukuri ko urambiwe uko kuba munini, ukumva ko ugomba gukora ibintu birenze. Ahangaha ubwo bunini waburwanya bigishoboka, waburwanya utaraba munini cyane, kuko hari imyaka uzageramo agahinda kakakwica ukicuza. Mbega ugomba kureka akamenyero kakugira umunyantege nkeya, kuko buriya ubwo bunini ufite buriya butuma ubyibuha cyane. Ni ubunebwe wifitemo bwo kudakora icyo ugomba gukora n'icyo ugomba gufasha umubiri wawe kugira ngo urwanye ubwo bunini n'uwo mubyibuho.